bwawe butagira akagero wanye natwe twatugiriye neza twaramije twaguhimbaje twavuze imbaraga n'ukomera kwawe mwami nyemerera ukuboko kwawe kwiza gukomeze kurambukira kutugira neza no mu ijambo ryawe mwami nguyu umukozi wawe mugirire neza usanzwe umukoresha n'undi nyurira muri we maze avuga avugishijwe nawe kandi twakira ijambo ryawe n'ijambo ry'umukiro uribasha gukiza ubugingo n'ingingo zacu kuko tuzi neza yuko ugiye kurinyuriramo kugira ngo usoze ibyo wagambiriye natwe twakiriye umukozi wawe kandi tuzi kugiye kunyura muri we maze ugakora ibitangaza tugushime tugukomera amashyi rero tugukorera ubwatsi mu izina rya Yesu wacu Hallelujah. Hallelujah. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Ayo amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Mujye mukunda amahoro. Ikibuze mu isi ni amahoro ntabwo ari amafaranga. Mujye mwakira amahoro y'Imana. Hallelujah. Amahoro ni meza. Amahoro arahenze. Mugiye muhabwa amahoro na Kristo kandi muyakire. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye yuko ingiriye ubuntu bwo kongera guhagarara imbere yanyu kugira ngo mvuge nk'uko Imana yampaye inkoreshe nk'uko yabigambiriye abishaka gukiza ibakize kuko ijambo ry'Imana rikiza. Shimiye n'umushumba mukuru w'amatorero ya Betesida Imana imuha umugisha agena abakozi ku murimo nawe kubwo kumvira umwuka wera Imana imuhe umugisha imugire neza n'abandi bashumba dukorana umurimo w'Imana namwe mwese ba Kristo ndabizi muba mwasenze kugira ngo Imana ikore umurimo wayo kandi igire abikoresha mu itorero ryayo. Mwese rero Imana ibaha umugisha ibagire neza n'abaririmbyi baba bateguye terrain Imana ibaha umugisha ikomeze kubagira neza ndetse n'umuyobozi wa gahunda aba yadufashije kugira ngo tugere kuri aya masaha cyangwa kuri iki cyiciro cyo kuvuga ubutumwa. Imana ibahe umugisha mwese. Tudatinze rero tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwa Tito ibice 3 umurongo wa 4 kugera ku 8. Ndagira ngo revera dufatanye uwo mugisha. Tito umurongo igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku 8. Tito 3 umurongo wa 4 kugeza ku 8. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza. Ndabona bakireba ndagira ngo mufate Bible abantu ndabona bakifungura Bibiliya. Ndagira ngo mubyumve hanyuma abadafite Bibiliya cyangwa n'abahabuze paje ya 219. Ibyo biterwa na Bibiliya umuntu afite ariko abafite bene izi Bibiliya niyo 219 ariko mujye mumenya na Bibiliya mumenye naho mukura ibitabo. Hari isezerano rishya hari n'isezerano rya kera. Hari abantu nabonye bibereye mu isezerano rishya no isezerano rya kera bari mu itangiriro ariko tugomba nabyo kuzagenda tubyiga hanyuma tukamenya ibyo bitabo. Tito 3 umurongo wa 4. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza. Itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Ahubwo kubw'imbabazi zayo.
ahubwo kubw'imbabazi zayo. idukirisha kuhagirwa, Idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ariko kubyarwa ubwa kabiri. ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Ako kantu mu gace h'akarongo, guhindurwa bashya n'umwuka wera. Uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane. Uwo mwuka wera uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzaragwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iryo kwizerwa, Iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo, kandi ndashaka kuhamya ibyo ubikomeyeho cyane, ubikomeyeho cyane, ubikomereho, kugira ngo abizeye Imana yego, bagire umwete wo kumaramaza, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza, gukora imirimo myiza. gukora imirimo myiza. Amen, haleluya. Hanyuma dusome no mu Baroma 12 umurongo wa 2. Abaroma 12, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12 umurongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen, haleluya. Bindi bitabo turabisoma nyuma, ariko tuba dufunze Bibiliya zanyu, hanyuma mundebe. Ngira ngo wenda abasomyi ba Bibiliya cyangwa se namwe mwese nako muri n'abasomyi ba Bibiliya, ngira ngo mwumvise, mushobora kumva ikintu tugiye kuganiraho. Iyo ikintu kigaruka kabiri, akenshi ugenda umenya ukavuga uti iki kintu birashoboka ko aricyo tugiye kwigaho tu. Imana uyu munsi yampaye ko tuganira ku gutunga umutima mushya. Teme ni ugutunga umutima mushya. Iyo tuvuze gutunga umutima mushya, birumvikana ko hariho n'umutima ushaje, hariho n'ibishaje. Igishya iyo gihari haba hariho n'igishaje. Gutunga umutima mushya. Abaririmbyi baririmba, hari indirimbo baririmbye iravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ngo ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Birumvikana ko hari igihe Yesu atari ari muri twe. Birumvikana ko hari ubuzima twari turimo butandukanye n'ubwo turimo ubu. Yesu yigeze abwira Nikodemu, aramubwira ngo utabyawe ubwa kabiri ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aramubwira ngo tugomba kubyarwa n'amazi ndetse n'umwuka wera, n'umwuka. Tukaba abana b'Imana. Ngo icyabyawe n'umubiri ni umubiri, ariko icyabyawe n'umwuka ni umwuka.
birumvikana rero ko hariho kuvuka mu buryo bubiri. Umuntu yicaye hano wari we wese yaravutse. Impamvu muhari nuko mwavutse, mufite ba papa, mufite papa na mama. N'abagiye batakibafite ariko bavutse ku babyeyi babiri, kuri papa na mama. Ariko uko kuvuka kwa kabiri gutandukanye no kuvuka kwa mbere. Kuko kuvuka kwa kabiri ariko Yesu yamubwiraga ngo mu mazi no mu buryo bw'umwuka tubyarwa n'Imana. Tukaba bashya, tukagira ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Tubyarwa n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo, tukamwakira, tukamwizera mu mitima yacu, tukavuka ubwa kabiri, tukabatizwa nk'uko bari ababikoze, tukemera gupfa ku bwa kamere za kera za muntu, ibyo twagenderagamo tutaramenya Imana, tukemera ko tunazuka turi bazima, kandi n'ikimenyetso cy'uko tuzagira n'umuzuko w'iteka ryose. Haleluya! Tuzagira umuzuko w'iteka ryose. Gupfa tuzapfa ariko tuzazuka. Ikimenyetso tugapfa kubw'ibyaha, ku bwa kamere, ariko kandi tukiri hano tugasa n'abazutse, turi abandi bantu, turi ibyaremwe bishya. Hanyuma noneho tukabyarwa n'Umwuka Wera. Haleluya! Nguwo Yesu, Imana yahaye Yesu ngo akuducushumuriraho cyane rwose. Haleluya! Haka abantu disi batazi agaciro ka Yesu. Hari abantu ujya ubwira ngo Yesu ashimwe, bakumva hari ko wakosheje. Ariko tujya tunaririmba ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaza izina rye. Hariho abantu bagiye bigishwa gutyo, ahari ngo twarutishije Yesu Imana, ariko ntabwo ari byo. Imana yamuhaye ubutware bukomeye. Kuba yaramuhaye uyu mwuka ngo awuducushumurireho, Imana yari ihari. Muribuka Yesu agenda, yabwiye abigishwa be, arababwira ati ndagiye nzagaruka, ningera kwa data nzabohereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Kuki Imana data itohereje uwo mwuka kandi yari ahari mu ijuru? Ariko yashimye ko mu butware Imana yahaye umwana ari we abikora, kuko ari we yabaye umuhuza w'Imana n'abantu. Haleluya! Avuga ati bahe bacushumurireho umwuka wanjye, Mwuka Wera, kugira ngo bahinduke bashya. Twasomye amagambo mu gitabo cya Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Haratubwira ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, ubwo yaduhaga Kristo, bibonetse
iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, twese turabyemeranyaho kuko twari abanyabyaha twese, ariko Imana iradutoranya itugirira ubuntu, igambirira kuduha agakiza. Abantu bicaye hano bose ni ubuntu bagiriwe, niyo mpamvu tuvuga ngo agakiza ni ubuntu bw'Imana. Ntacyo twakoze, abantu bari hanze wenda batakoze, ni ukuvuga ngo twari abanyabyaha nkabo, ariko twebwe iradutoranya kubw'ubuntu yatugiriye, iduha agakiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka. Hanyuma iradukiza, hanyuma iravuga ngo ku murongo wa 7, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi duhinduke bashya. Imana yo mu ijuru iduha agakiza kugira ngo duhinduke. Iyo umuntu ari mu byaha cyangwa ari gukora ibyaha, ahinduka imbata y'ibyaha kandi abakoreshwa na Satani. Ariko iyo umuntu yahawe agakiza akagendera mu bishimwa n'Imana, ahinduka nanone imbata y'Imana, ahinduka imbata y'Imana, akava mu bubata bwa Satani, akemera akaba imbata y'Imana. Ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 3 umurongo wa 22 haratubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ngo nzaza nzinjira sangire nawe. Iyo Kristo yinjiye mu muntu, byanze bikunze hari ikigaragara gishya, byanze bikunze hari ubuzima bushya, byanze bikunze hari umwuka mushya, byanze bikunze hari imigenzereze mishya, byanze bikunze hari imbuto nshya iyo Kristo akurimo. Haleluya! Eka mbabwire, iyo umugore yasamye akaba afite imbuto y'umwana muri we, ntawe umubwiriza guhurwa, ntawe umubwira ngo hurwa, ngo ibi nibikunukire. Oya, imbuto yonyine irabimutegeka. Haleluya! Imbuto yonyine iri muri we irabimutegeka, akanukirwa, akaruka, akanga ibi, akanga n'ibindi. Ari imbuto iri muri we, nta kindi kintu kirimo. Iyo Kristo yinjiye muri twebwe turabimenya, hari igikoreka. Haleluya! Iyi mbuto ya Kristo iri muri twebwe, turahurwa, tugenda dutunganywa. Ibyari indamu zawe ukabihomba, ibyakunezerezaga ukabireka, kubwo ubutunzi buri muri Kristo Yesu wakiriye. Haleluya! Ntabwo bigorana, Kristo aritunganiriza iyo yinjiye neza. Haleluya! Paulo yaravuze ngo ntabwo ari njyewe, bari kumureba bamutekereza kubwo ibyo yakoze,
kubwo kurenganya abantu, kubwo kubahiriza amategeko y'abayuda yari arimo, kubw'ishyaka yari afite. Ati nuriya avuga ati nukuri ntabwo ari jyewe, ntabwo ari wa wundi yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ntabwo ari wa wundi yicanaga, ntabwo ari wa wundi, ubu ni Kristo muzima muri njyewe. Pawulo wa kera yarapfuye, hazutse undi Pawulo ushima Imana, ukorera Imana. Ubu ni Kristo muzima muri njyewe, kuko jyewe hari ibyo naretse ibyarindamu zanjye narabiretse, ngo byose nabibonye bimeze nk'amase kubw'ubutunzi, kugira ngo mbashe kuronka Kristo, Kristo wambambiwe, mbashe kuronka Kristo umugabo ukomeye twahuye, yarangiza akanshobora. Dukomere Imana yacu amashyi. Iyo umuntu afite Kristo, iyo umuntu yahuye na Kristo, hari ubuzima buhinduka byanze bikunze, hari ubuzima bushya bugaragara. Impamvu hari abantu butagaragara Kristo ntarajyamo, ariko Kristo iyo yagezemo umunezero uraza, ibyishimo biraza, ibyaha tukabizinukwa, bya bindi byose za kamere zikagenda zipfa, kuko Kristo ntaturana n'icyaha. Haleluya! Iyo avuze ati ndaza, mpagaze ku rugi ndakomanga, reka ninjire, abagira ngo akuremo ibyo Satani yadushyizemo. Satani yangije umuntu, amuryohesha isi cyane, amwereka isi, amwereka uburyo ari nziza, arayimukundisha, amugwiriza ibyaha, kuko Satani nta kindi afite, nta kindi akoresha uretse ibyaha. Agushyigikira mu byaha urimo, aranabigukundisha cyane ye. Ariko kandi burya ntimukagire ngo n'abanyabyaha, buriya hari abantu bakora ibyaha ariko batanabishaka, ariko kuko bamaze kuba imbata z'ibyaha, imbata za Satani, ugasanga ntibashobora kwinyeganyeza, ntibashobora kuvamo, kereka agakiza k'Imana kabagezemo. Haleluya! Kristo yaravuze ngo ubereshe ukuri, ngo kandi ijambo ryanjye ni ryo kuri, ngo uko wantumye nanjye niko nabatumye. Ubereshe ukuri kandi ijambo ryanjye ni ryo kuri. Nta muntu wazwa n'amakorasi menshi, nta muntu wazwa n'ubuhanuzi, nta muntu wazwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose no kwerekwa kwishi. Umuntu yezwa n'ijambo. Haleluya! Umuntu yezwa n'ijambo, kuko niryo ryatugezemo natwe. Hanyuma turireba, twemera kurekura, nk'uko Sawuli yarekuye, ari we Pawulo. Aravuga turinde mwami, ko mbonye nkubiswe cyangwa mpuye n'umugabo ukomeye w'imbaraga, turinde mwami nkagukorera. Natwe twararekuye, natwe twaremeye, dusanga niwe mugabo wo gukurikira, dusanga niwe mugabo wo gukorera, dusanga ntawe uhwanye nawe, dusanga ni umugabo uruta abagabo. Haleluya! Dusanga niwe yadukiza inyota y'isi. Aha muri mwebwe hari abari bafite inyota mbi cyane y'ubusinzi, y'inzoga, n'abandi bari bafite inyota y'ubusambanyi izwi yanditswe muri karitsiye.
bagezemo. Kristo amaze kugera muri bo, aturisha ibyo byose, abimara ubukana, arabirandura, arabirangiza, aravuga ati ndatunganya tere yanjye nicaremo nganza. Haleluya! Uwera araza aturana natwe babi, amaze kutweza, adutunganirishije ijambo rye kugira ngo duhinduke rwose. Aratubwira ngo mureke gukomeza kwishushanya n'ab'iki gihe, abatarigeze bamenya Imana, abatazi impano y'agakiza yabonetse. Mwebwe naraje kugira ngo mubeho, kuko icyaha kirica. Muhinduke. Buriya abantu bakiri abana batoya mu buryo bw'umubiri, ababyeyi barabizi, kubagaburira kuba ari ukurwana nabo. Ntabwo mubizi? Ni ukurwana nabo. Bamwe uragenda uririmbira, abandi uragenda uhetse, abandi uraterura, abandi urabaha akamodoka, abandi uragira gute, mbese ukinginga uba ugira ngo urebe ko yakura. Ibyo dukora byose tuba tugira ngo turebe ko abo bana bakura. Ibyo agutegeka byose urabyemera. Navuga ati ndirimbira, uraririmba, hanyuma rye uramwicaza no mu muhanda, no kugenda, no kuririmbira, no gukora ibintu byose, ariko ugira ngo akure. Ariko iyo umuntu amaze gukura, ntibaba bakimuririmbira ngo arye. Arabibona akabishaka, akagira n'inzara akarya. Barokore mutagira inzara yo kurya ijambo, muracyari ababebe. Ariko iyo Kristo akuri mugakura, warakuze neza, ufite igihagararo kizima, ushaka kurya ugakunda ijambo. Umurokore udakunda ijambo ntabwo azagera kure. Umurokore, umuntu wamenye Imana, ntabwo azagera kure nadakunda ijambo, nadakunda kurya. Ingwingiri isa n'izihari, igihugu ntibafite abana bagwingiye kubera imirire mibi. Kuki buri gihe tubabwira? Hari abantu ntimubona, abacuranzi bose bari he? Abacuranzi bose ubu bari he? Ntimwabanye ukuntu bari bameze turi kuririmba? Buriya niyo mwongeraho indirimbo 5 bari kuzicuranga, niyo ziba 10 bari kuzicuranga, nawe ari guhaguruka hariya. Ariko kuko ijambo rije, baba babonye umwanya wo kwigendera, ubu bariho baraganira, bariho baranywa amata, bariho baragira gute, kandi nyuma y'iteraniro hari na nuko baba bameze. Icyabyawe n'ijambo kigira ubuzima. Haleluya! Otepayi, levande payi. Aba bashinzwe muzajya munababwira. Biragatsindwa kurererwa mu itorero, ugakorera umurimo mu itorero, ukaryoshya ibintu, ukagira neza, hanyuma abandi bakazagenda, weho ugasigara ubwo se ukagira ngo simvuze. N'ubushize narababonye, njya nibaza ni ukubera iki? Kubera iki bagenda? Hari umwe, Imana iguha umugisha, we wasigaye, tumukomera amashyidiya. Yasigaye ntabwo ari, sinzi nimba watekereje ko nzakuririmba mugashyiramo, cyangwa nimba ariko nibura weho ijambo, ariko uko byagenda uko ariko kose nibura icaraho nawe birajyamo.
bakizana harya ikintu kiryoshye ni nk'igikira nk'inyama wenda tuvuge nizo mukunda njye sinzikunda cyane wenda tuvuge inkoko mwese murazikunda njye mbareba inkoko murazikunda bakavuga bati inkoko ziraryoshye bakazizana utaraziriye ugira ngo yazirukira nk'uwaziriye nekada ntabwo yakumva kubera ntabwo azizi ariko abantu basogongeye ijambo ry'Imana abantu baririye rikabageramo rikabaha ubuzima bakunda ijambo ni naryo ribafasha kuruta ibindi byose haleluya bakunda ijambo urarirya ukumva uriho urarinyunguta ukumva ari kugeza ahantu twajyaga tuvuga ngo ndamwumva mu birenge ndamwumva mu magufwa ndamwumva mu misokoro haleluya twumva urya ijambo ukagira ngo ukavuga uti ni ibiki ndi kurya zikaba nka za manu zamanukaga zikaza zikagira uburyohe bugiye butandukanye uyu munsi iri jambo riza rimeze gutya ejo rikaza rimeze gutya reka mbabwire utagira ubuzima bw'ijambo ntaryoherwa n'ijambo ubu nk'ubu hari abantu ndi kumerera nabi ndabizi n'abajyuwa mama bishop ahora avuga ibintu bikakaye bikaze ntabwo yes abanga Imana ntibayikunde bazapfa be kwibukwa empo entre nibyo Imana yampaye nanjye nibyo nzatanga abandi bazatanga ibindi ariko njye nibyo Imana yampaye tureka kwibesha ijuru nitudahinduka ntaryo tuzabona ntabwo kuza hano ntabwo kuba umudiyakoni ntabwo kuba umuririmbyi ntabwo kuba umushumba aribyo bizatujyana mu ijuru guhinduka tukaba bashya muri Kristo Yesu ibyo nibyo bizatujyana mu ijuru haleluya kuko Imana ntizakubaza ibyo wakoze nubwo nabyo Imana izi uburyo ibibara irabizi imirimo ariko imirimo y'abanyabyaha izahinduka impfabusa imirimo y'abanyabyaha izahinduka impfabusa kuko Imana ntikeneye imirimo yawe ikeneye ubugingo bwawe mbere ya byose duhinduke tureke kuba abakristo bo ku izina tujya turirimba ibi niyo mwaririmbaga yaba mwajyaga mubyumva mvugutira kandi tuyiririmbe twese sibyo mvugutira kandi uncure inka mbazimvemo umpindure cyawe uhora ukoresha umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha mwabyumvise cya kintu bavuga ngo mvugutira cyane kandi uncure revera kuvugutira mu gucura mu bucuzi bivuga iki bavugutisha iki si umuriro bavugutisha umuriro kandi cyane bavugutisha umuriro ngo mvugutira bagira gutya nigeze kuhabona bakagira gutya umuriro ukazamo icyuma kigahinduka
solide kigahinduka likide kigahinduka ibiseseka hanyuma kigashonga kikagira guri hanyuma noneho ngo uncure umucuzi akagikoramo icyo ashaka mwebwe mwazuye gucura haleluya nimureke imana tuvugutire iducure neza idukuremo ibikoresho imana ishima imana ishaka ibikoresho by'umumaro haleluya ariko we barakufata desi levande again we barakubwira byonyine ngo ajya ku murongo wa kabiri cyangwa wa gatatu ibintu bikirirwa byacitse bakakubwira kutajya kuri mikrofone bakakubwira iki ukirirwa intambara zikavuka wowe ukibona nta kindi cyabaye ukirirwa uhanda abantu wewe mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo umpindura icyuma cyawe umpindura icyuma uhora ukoresha ngo amaze nkwikubita imbere mpishuriwe rwose haleluya nimwemere ducurwe my friend wa muntu azakubwira akantu kose karakugusha bakubwiye iki barakugusha bakubwiye nabi barakugusha niwagiye barakugusha nibagize gute nibagutoranije mu badiyakoni birakugushije nibagutoranije mu bamama birakugushije niwagize niko ninde yakubwiye ko ibyo byose bizajyana umuntu mu ijuru umurimo umuntu akora awukiranukamo uwo ari wo wose imana izamuha ijuru haleluya ninde yabikubwiye duhinduka tugira imitima mishya abantu bahagaze ku rugi ntibinjira babuza n'abinjira kwinjira abandi kubwa gukunda isi ntabwo bagikeneye inyigisho nk'izi barashaka biryohera amatwi yabo muzagira gute muzajya mu ijuru muzabona amamodoka n'imigati murakize mugize gutira bahaye ntaho byo muzabona reka imana yime muri mwebwe ubwami bwayo buze nibuza buzaza n'ibikenewe nibuza buzaza n'ibihagije nibuza ntabwo uzakena haleluya reka imana yimesha we urashaka uratega mubonye we ubibonye urinde ntabyo ubonye n'ubwami bw'amahame n'ubwami bufite uko bukorwa n'ubwami bufite uko bugenda hari igisirikare cyose hari ibintu bigikora bya endurance bakagukuba kugira ngo ibikoma bikuvemo bakagukuba kugira ngo ibikoma bikuvemo ibyo wariye migati mireti wewe uzagenda urwanira igihugu wemere kugipfira iyo mireti n'ibiki byose bikuva bikaguhindura n'ibitekerezo byawe bya bindi byaba civiliyani bikakuvamo ukahagarara uri jeshi wamara gukubwa neza ukamba haleluya wamara gukubwa neza ugitsinze hari abayipfiramo hari ababinanira ndabashye abasirikare muri hano ntimubizi simbabuje ariko ndabizi ariko bagitsinze bakemera uko kubabara bakemera gukubwa bakemera guca hahandi bavamo hari akantu bagendanye haleluya tila sile vadekeya topaile vadekeya ntabwo
tribulation n'imibabaro nimureke dukubwe sha nimureke iminsi dukube nimureke ibigeragezo bidukube nimureke ariko nitumara kwemerwa haleluya nitumara kwemerwa data azatwicaza heza data azatwubahisha topa sile tukeya vergeni pai lotile sikeya belando vahidekeya azatwubahisha data azaduha ubwami azatwubahisha azadukomeza azaduha icyubahiro kandi azaduha n'ibifatika kuko umwiringiye ntabwo azakorwa n'isoni haleluya abava mu isezerano ari nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni ariko twebwe iryo sezerano turyicayemo turihagazemo ntacyo tuzaba uwo twiringiye arakomeye ahoraho iteka ryose payi levande payi barababeshye ukuntu bababeshyira babeshya abajene ndabarwaye mwebwe bo mu makorari mufite imyigishirize ipfuye ngo ubuntu bwa Kristo bwabonetse n'ubwa mbere budukura mu byaha ariko se iyo umuntu agenda arepeta ukuri kandi yarakumenye akirengagiza ukuri ubwo imbabazi ziba zikirihe dukora ibyaha nkana ngo twaratsindishirijwe none se guhinduka ni iki none se umukiranutsi n'ukiranirwa bazatandukanira he uwa Kristo n'uwa Satani bizatandukanira he amagambo gusa barababeshya gusa ngo mujye muvuga ngo twarakijijwe yo gukizwa no guhinduka ntabwo ari ukwicara hano gukizwa ntabwo ari uguterana n'ubwo guterana ari kimwe gikenewe ntabwo ari ibyo nutemera guhinduka uzaterana buri munsi uguma uri wa wundi washyira ibuye mu mazi ryaguma rikagumamo warifata uti ni ibuye wakongera uti ni ibuye ariko emera Kristo yinjiremo aho Kristo yageze ibintu birahinduka iyo dusomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo w'8 wenda twigereze ku 9 hariya Yesu yahuraga n'impumyi wavutse ari impumyi n'abigishwa bamubaza ati byagenze gute nk'uyu muntu yavutse ati ariko no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we ati ariko genda akora n'ubundi nta kibazo haleluya agatoba kondo akamusiga ku maso yarangiza agahumuka ariko ikintu ushatse kubabwira ni iki amaze guhumuka akagenda yahuye n'abaturanyi be bamwe bakavuga ati uyu si yampumyi n'abandi bamubonaga asabiriza ariko uyu si yampumyi yajyaga yirirwa isabiriza ngo bamwe baravuga ngo niwe abandi bati siwe abandi ngo baravuga ngo icyakora asa nawe ariko warihamiriza ati ni jyewe haleluya ndagira ngo nkubwire ngo igihe abantu batazakubonaho ikimenyetso ngo bavuge bati ariko uriya si wa wundi naka yarakijijwe yego uriya si we yagendaga gutyo kunuko nta kintu cyahindutse cunga sana nimba nta kintu cyahindutse muri wewe aho wanyweraga ukijyayo ibyo abo wateretaga ukibarimo kuvuga nabi ukibifite urwango ukiri ufite
guteranya abantu ukibifite wanganiraga ntabwo ari uw'Imana. Yo ni imbuto ya Satani. Urwo rwango ruturuka kuri Satani, nta Mana igira urwango. Ibyo byose ukibifite wirirwa usabye abantu, wirirwa bateranya, wirirwa uconganisha, ufite ishyari ugira gute, bakaba bakikubona babi ukibifite, ntawe uzabaza ngo ngiki. Oya, barabibona, barirwa babaza. Ariko burya abantu babazanya hayo ari ikintu babonye cyahindutse. Ariko uyu si wa wundi, se nawe yarakijijwe. Ati narakijijwe. Narakijijwe ukabihamya. Hari abantu batinya no guhamya. Hari abantu batinya no guhamya bakagera mu bantu bakomeye, bakifatisha inuze, ntibemerere ko batananywa n'inzoga cyangwa bakanywa ku kave kugira ngo bagaragaze ko ari abasirimu. Ubundi bakifatisha ati jewe ndumva uyu munsi ntashaka kugira ngo ntaberurire impamvu atanywa, kugira ngo batagira gute, wenda batamusuzugura. Ninde yababwiye ko ibi bintu turimo bisuzuguritse? Ibi ko ahubwo byananiye abantu. Ibi turimo birakomeye, ibi turimo n'iby'igiciro, ahubwo abasobanukiwe ibi ni abanyamahirwe kandi barakazi. Dukomere Imana yacu amashyi. Ninde yababwiye? Ariko wabanye umuntu uri muzima 24 hours mu mutwe, agakora ibintu bivuye mu mutima. Abandi barakoreshwa n'inzoga, barakoreshwa n'ibindi n'ibiyobyabwenge n'ibiki byose. Abandi barasinzirizwa nazo, abandi barasinzirizwa n'ibindi. Ariko twebwe turyama twiziguye. Haleluya! Twa turaryama twiziguye tukisinzirira, bakarara bakanuye kandi twebwe twibereye amahoro. Haleluya! Niseguye amaboko Yesu singitinya, nisunzumukiza ukomeye. Niseguye, niseguye amaboko yawe Yesu singitinya, nisunzumukiza ukomeye. Dukomere Imana yacu amashyi. Twiseguye amaboko y'Imana, niyo mpamvu dusinzira neza. Iyo bitameze neza aradukomanga, akagira gutya, akagira uko abigenza. Duhinduke tugire ubuzima bushya. Reka dusome rino jambo turangiza. Ezekiel 18:29 31 tugira 31 wenda bariho tugira 31 haranditse ngo nimutekure ibicumuro byanyu byose. Nimutekure ibicumuro byanyu byose. Ibyo mwakoze mwirememo umutima mushya. Ibyo mwakoze byose mwirememo umutima mushya, ahubwo n'umwuka mushya. N'umwuka mushya. Kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Kuki mwarinda gupfa kubera kutumvira mwaba inzu y'Abisirayeli mwe? Erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Yego. Nuko nimuhindukire mubeho, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Amen. Haleluya. Mwabyumvise? Kubera iki mudahindukira ngo mubeho? Kubera iki mwarinda gupfa ko ibyaha byica? Eka mbabwire, Satani abeshya abantu, arababeshya akabigisha ubwenge bw'ubucakura, akagira gute, ariko niweho ingaruka ziriho. Nushaka akizwa neza, niwe ingaruka ziriho igihe cyose utazakizwa neza, kuko Imana izahana kandi izahemba. Niki gituma
mushaka gupfa mwaretse mukabaho mukagira imibereho mishya yo muri Kristo, kandi imibereho mishya kwiza n'ubuzima bwose. Tuzagira ubuzima bushya mu bisanzwe, tugira umwuka mushya, tugira imibereho mishya, tugira ibyiza byose, tugire ubuzima bwuzuye bushya. Kuko Imana ntabwo inezezwa nuko tubaho nabi, ahubwo nuko tuvangavanga. Iyo Kristo akurimo, ibintu birahinduka kandi byijyanamo, kuko bihindura abari muri weho. Ntabwo ari ngombwa kurinduka, oya, arabihindura iyo Kristo akurimo. Haleluya! Akaguhugisha, akagukundisha inzu y'Imana, akakubwira ati tanga ibya 10 n'amaturo. Wibaza ko ari Imana ikubwira ngo rya 10? Wibaza ko yari Imana? Uwo mwuka mubi ukajya gushaka ibyo kwijustify, wibaza ko ari Imana? Ahubwo ni Satani ashaka kukudarira ubukene, kandi buri applique kabisa. Wibaza ko ari Imana ikubuza umwanya wo kuza mu nzu y'Imana guterana? Nababwiye ngo iyo umuntu amaze gukura, iyo akiri umwana baramuhendahenda, yamara gukura ntabwo baba bakimuhendahendera ibintu byose, ahubwo amenya icyo gukora. Akamenya ko agomba kurya, akamenya ko agomba gukorera umuryango, akamenya ko hari ibyo agomba gukora, ibi n'ibi. Abona nta masahani ahari akagenda akayagura batabimubwirije, abona hasa nabi agakubura batabimubwirije. Niko dukwiriye kumera no mu nzu y'Imana. Iyo tumaze kurya tugakura, tugomba kumenya ko turi abana b'ubwami kandi tugomba gukorera. Hanyuma twabukorera tukabona umugisha, hanyuma tukazataha n'iwacu mu ijuru. None se ntituzataha? Bwira mugenzi wawe, rega tuzataha. Tuzataha. Somera Yeremiya tugiye kuharangiriza 32:19 revera. Umuhanuzi Yeremiya 32:19. ushobora inama, ushobora inama, kandi no mu mirimo uyikomeyemo. Ushobora, aravuga ni Imana, aravuga ati ushobora inama, aravuga Imana. Imana niyo ijya inama nzima, ishoboye kutugira inama twabuze abantu. Ushobora inama kandi no mu mirimo uyikomeyemo. Haleluya! Mana ukomeye mu mirimo. Haleluya! Amaso yawe areba inzira z'abantu zose. Amaso yawe areba inzira z'abantu zose. Ugaha umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye n'ibihwanye n'imbuto z'imirimo ye. Amen. Ugaha umuntu wese ibijyanye n'imigenzereze ye n'imbuto. Umuntu wese yera ukabimuha ibijyanye n'imbuto ze. Turirangirije, dukomere Imana yacu amashyi. Imana ni umujyanama. Ni umujyanama mwiza. Buryo ushobora kugisha umuntu inama akanakugira mbi kugira ngo urohame. Akakubwira ibi azi neza ko iyo nama kugiriye izakwica, akayikugira. Cyangwa se wenda kuko ubwenge bwa ruko bumeze ariko bitekereza akagira. Ariko Imana ni umujyanama mwiza. Ngo hanyuma kandi ngo na mu mirimo irakomeye, iyikomeyemo. Irazi imirimo dukora, irayizi, ikomeye mu mirimo, iyikomeyeho, inayikomeyemo. Ngo izitura umuntu wese ibijyanye, ibihwanye n'imigenzereze ye. Niyo mpamvu tugomba guhinduka, tukagira imitima mishya. Ya kera igapfa, y'ubujura, y'ubusambanyi,
yo kubeshya, y'amashyari, yo byose bya bindi byose, tukagira imitima mishya yo muri Kristo Yesu. Haleluya. Tukagira kwizera Kristo, tukagira umunezero mushya wo muri Kristo Yesu. Hari abantu njya ndeba hano batajya bananezerwa na gato, ariko burya nkubwire Kristo yakugezemo nta kubeshya ukabura umunezero, uzacunge neza ko arimo. Ntibikunda indirimbo iragukira igitaha ukisetsa, ijambo ryazi ukisetsa, nta nuvuze uraseka. Wewe ibintu biravugwa, ibintu byiza, abantu bakagira ibihe byiza, ukaguma umeze nk'igiti. Hawo Kristo arimo, suzuma. Ariko Kristo yo yaje, ibintu byose bihinduka bishya, bihinduka byiza. Niyo duhuye n'ibigeragezo amenya uko abidufashamo, akamenya uko atugira inama, akamenya uburyo atworoherezamo kugeza abirangije, kuko ni Imana ijya idutungira mu kibazo ikanakirangiza, igihe itarakirangiza igihe kidutungiramo kandi ikadukomeza, tukumva ijwi ryayo ati humura ndi kumwe nawe. Haleluya. Waryumva ute atari muri weho? Yesu yaravuze ari kuvuga ati uberesha ukuri, aravuga ati kandi ijambo ryawe niryo kuri. Ati uko wantumye niko nanjye nabatumye. Uko mubizi umuntu yagiye gutuma ntavuga amagambo, akubwira ati gutyo kunuku kunuku, ugenda ubabwire gutya, ugenda ukora ibi nibi, ugenda ugire gutya. We Kristo yagutumye gute utumva n'amagambo ye, utumva n'ijambo rye, utakunda ijambo rye? Azagutumira he? Ibyo adutuma byose biri hano. Niho ubutumwa bwe bwose buri. Kunda Imana, hinduka, bamushya muri Kristo Yesu, kuko imigenzereze y'umuntu azayihanirwa, niyo cyangwa se ayihemberwe. Tureke kuba abarokore bizina, ahubwo tuba abarokore bo mu mirimo. Uturebye abone Kristo muri twebwe. Niba nadutuka, imirimo myiza yacu ijibishe abo bapfapfa batigeze kumenya Imana, batazi ibyo batuka. Ariko niba tureba bakabona uko twahindutse, bakabona imirimo myiza, bazibe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari ngewe. Nta kindi tuzabajibisha, ni imirimo myiza. Haleluya. Bana bato mukibatizwa, aha hanze mugiye guhura na byinshi, ariko ni mwera imbuto. Benshi bazashaka kubasubiza inyuma, bababaze n'impamvu z'ibyo mwiringiye, ariko muzababwira Imana, kandi muzababwire ko uwo mwemeye mubyemeze, mubabwire ko muri abarokore mwakijijwe. Ubu muri bashya, mwakijijwe ibyaha, musigaye muri bashya muri Kristo Yesu. Amen. Kandi muzige, muzakunde kwiga, mukunde ijambo, niryo rizabakuza rikabageza ku kigero cyiza cy'igihagararo cya Kristo. Ndarangije. Imana yacu ntitwayikomera amashyi. Ndagira ngo umuntu utazi Imana, utararonka Kristo muri we, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ashyira ukuboko hejuru yakira uwo mugabo. Uwo mugabo uhindura amateka, uwafashe Sawuli akamushobora, uwadufashe twese akatwicaza hano, akatwemeza tukemera, tukamukorera. Ashyira ukuboko hejuru, nawe aze yuyunge muri twebwe. Ushaka waba yaje hano adakijijwe, ashyira ukuboko hejuru kugira ngo aze yakire Kristo. Muri mwebwe waba adakijijwe, ashyira ukuboko hejuru. Nimba muri teraniro hari umuntu atarakira Kristo,